Reka ndeke kwizimba mu magambo dutangirane n'ihame rya mbere ry'amafaranga n'urutonde rw'amahame 10 nkwifuriza kumva yose ndetse ugatangira kuyakurikiza nonaha niba ushaka gutera imbere. Ihame rya mbere ni ukugira discipline yo hejuru. Discipline ni ukugira ubushobozi bwo gukora ibyo wiyemeje gukora nubwo waba wumva utabishaka. Discipline ni itandukanya abantu bafite inzozi n'abazigeraho. Abantu benshi bafite ibitekerezo byiza, benshi bifuza ubuzima bwiza, benshi bavuga ko bazakora business, ko baziga ubumenyi bushya, ko bazabika amafaranga mu gihe runaka, ariko bake muri abo nibo bafite discipline yo kubikora buri munsi. Umuntu ushaka gukira agomba kubasha kwiyubakamo discipline akiga gukurikiza gahunda ye n'igihe yumva naniwe cyangwa atari muri mood nziza. Agomba kubasha kubika amafaranga n'igihe hari ibintu byinshi ashaka kugura. Agomba kubasha kwiga n'igihe abandi bari kwidagadura. Agomba kubasha gukora ibikomeye n'igihe nta muntu n'umwe uri kumureba. Discipline ni ikintu gikomeye cyane mu buzima, ni nk'ikiraro gihuza inzozi n'ukuri. Iyo udafite discipline uguma mu bitekerezo gusa, aribyo bituma uhorana inzozi z'ibyo wifuza kugeraho ariko zigakomeza kuba inzozi gusa. Discipline ikizagufasha ni uguhindura inzozi zawe zikava mu bitekerezo zigahinduka impamo. Iyo umuntu afite discipline, amafaranga ntiyamushuka ngo ayasesagure, umwanya we ntupfa ubusa, ibikorwa bye biba byiyubaka buhoro buhoro, ndetse umuntu ufite discipline yumva ari umuntu ufite icyizere. Abakire benshi suko ari abanyabwenge kurusha abandi gusa nuko bakoze ibintu bimwe igihe kirekire. Niba ushaka gukira, jya wibaza buri munsi uti ese ndi gukora ibyo nasezeranye n'umutima wanjye gukora nubwo bitanyoroheye?